Kuva mu ntangiriro z'igihe, kwiga kwari igikoresho cy'ingenzi mu iterambere ry'umuntu. Kuva aho ku buryo bworoheje no kwigira mu muryango, kugeza ku burezi bwihariye mu mashuri. Buri gihe umuntu yagiye ashaka ubumenyi bwo kumufasha kubaho neza. Ariko ikoranabuhanga n'impinduka mu isi y'umurimo bitera kwibaza niba uburyo bwo kwiga turi gukoresha bigihagije nk'uko byari biri imbere nka kera. Dore yuko kera byavugwaga yuko kwiga ari ukwigira. Uyu munsi ku Ityazo TV turareba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turareba inkomoko yo kwiga n'akamaro kayo mu bihe bya kera. Ndetse tunareba uko bihagaze muri iki gihe cyacu cya none, muri iyi si turimo. Tunarebe n'ingaruka z'amarobo ndetse n'ikoranabuhanga ku kazi. Ku icyitwa nka Artificial Intelligence. Icyerekezo cy'uburezi mu myaka iri imbere nacyo turaza kukirebaho. Twifatanyije mu rugendo rwo gusobanukirwa iby'ingenzi mu buzima bwacu, kwiga, gukoresha ubumenyi no kwitegura ahazaza. Murakaza neza, twitegure gutembera mu mateka, kuganira ku bihe byacu ndetse no gutekereza ku hazaza h'ubu burezi turimo. Hari inkomoko yo kwiga ndetse n'uruhare byagiye bigira mu iterambere ry'umuntu kuva kera. Kwiga ntibyigeze biba igitekerezo cyoroheje na mba. Mu bihe bya kera, uburezi bwabaga ari igikoresho cyo kubaka umuryango. Kwiga mu muryango, abantu bigishwaga n'ababyeyi babo imyuga n'ubumenyi by'ibanze byo kubaho, harimo nko guhiga, harimo nko guteka ndetse no kwirwanaho igihe byabaga bikomeye. Hari ibyo kwiga byisumbuyeho niko byahise bikurikira. Haje iterambere mu myigishirize mu bihugu byateye imbere. Muri ibyo twavuga nk'Ubugiriki ndetse na Misiri cyangwa Egypt, hano ndavuga muri Afurika, aho uburezi bwibandaga ku mateka, imibare ndetse n'imyemerere gusa. Ariko ubu ngubu uburezi bwagiye buhinduka bujyamo n'ayandi mashami menshi agiye atandukanye, harimo adafite formule cyangwa adafite icyerekezo. Dore yuko amwe namwe bagenda bayakuraho bakavuga ati iri shami twabonaga nta kintu rimaze, reka turikuremo. Uburezi mu gihe cy'ubukoroni hari iyindi ntera byagiye bifata, aho uburezi bwazanywe n'igikoresho cyo gukwirakwiza umuco w'abakoroni, ariko biganisha ku guhindura ubuzima bw'abaturage bari mu bihugu byakoronejwe. Hari ikibazo, nubwo ibyo byose byakomejwe, abenshi baribaza ese uburyo bwo kwiga bwakoreshwaga hambere bufite ingufu kurusha ubwo dukoresha uyu munsi? Kandi dore yuko ubwo dukoresha uyu munsi ari bwo bwakwisanga ku isoko ry'umurimo tugasanga nta mwanya dufitemo. Dore yuko abarangije amashuri bagenda bashobora kuba abashomeri kubera yuko amarobo ndetse n'icyitwa AI byafashe iyindi ntera mu kazi ndetse bikoroshya akazi ku giciro gitoya cyane. Uko kwiga bihagaze muri iki gihe se ni gute? Uburyo abantu biga muri iki gihe. Kwiga muri iki gihe guhindurwa n'impinduka z'ikoranabuhanga. Nta gushidikanya ikoranabuhanga ryaradutwaye mu kwiga ndetse no kwigisha muri iki gihe. Abanyeshuri barigira kuri za mudasobwa, bakigira ku matelefoni ndetse n'imbuga nkoranyambaga nk'icyitwa nka Coursera, Udemy ndetse na Khan Academy. Inyungu z'uburezi bugezweho. Kwigira kuri mudasobwa byoroheje kugera ku bumenyi ku isi hose. Abantu bashobora kwiga igihe cyose babishakiye ndetse n'igihe babitekerereje, ku giciro gito cyane kandi bitabasabye kujya mu mashuri ngo bajye guhura na mwarimu. Ikoranabuhanga ndetse n'amarobo ryarabyoroheje cyane ku kigero cya 63%. Hari ingaruka bino rero bikomeza guteza. Iyo turebye ku ruhande rwiza, uburezi bwa digitale cyangwa uburezi bugezweho bufasha mu kwigira igihe cyose aho ubishakiye. Ariko hari ibibazo bikomeye. Muri ibyo twavuga nk'aho abashomeri tubona uyu munsi, uburyo kubera ubushobozi buke bw'amafaranga cyangwa uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga riciriritse. Ibi ngibi rero byaje kuba byatuma abanyeshuri barangiza amakaminuza baza bakicara kimwe n'abashumba baragira inka. Uburezi busanzwe bugenda butakaza agaciro kuko abantu batagikeneye ibyemezo byo mu mashuri, mu kazi runaka ndetse no mu mitangire ya za serivisi zigiye zitandukanye.
Reka twibande cyane ku marobo ndetse n'ikoranabuhanga byagiye bifata iyindi ntera mu kazi kakorwaga n'amaboko ya muntu ndetse n'ibitekerezo bya muntu. Ikibazo cy'ingenzi mu gihe cy'ikoranabuhanga rishingiye kuri robo ndetse n'icyitwa artificial intelligence, ubwenge karemano, rikomeza kwagurira umurimo uko bukeye uko bwije mu mashami menshi agiye atandukanye ku isi ndetse n'imigabane igiye itandukanye mu gihe runaka, dore yuko mu myaka yashize byagiye bifata iyindi ntera ku kigero cya 85%. Mu myaka 10 ishize yonyine, abantu bafite impungenge bagira bati ese imyigire isanzwe iracyafite agaciro? Ni ikibazo nawe bitekerezeho koko niba uri kwiga ibintu bifite agaciro, aho usanga abanyeshuri bahitamo kujya kwiga accountability cyangwa icungamutungo, ariko tukirengagiza yuko amabanki ari kugenda agura amarobo azajya akora ako kazi, ndetse hari n'abari kujya kwigira ubwarimu, ariko tukirengagiza yuko hari amarobo yigisha ndetse n'icyitwa artificial intelligence ritanga ubumenyi ndetse n'ubwenge, rigasuzuma rikareba aho umunyeshuri afite intege nkeya zikaba zabasha kumuzamura mu gihe gito cyane igihe abishakiye bitabaye ngombwa yuko ajya ku ishuri. Ese dufite amahitamo yo guhangana n'ibi bihe biri imbere? Ni ikibazo, aho amarobo ndetse n'ikoranabuhanga bigenda bikataza uko bukeye uko bwije. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2013 bwakozwe n'ikigo cyitwa World Economic Forum, bwerekanye ko mu mwaka w'2030 robo zizaba zifite ubushobozi bwo gusimbura byibuze ikigero cya 50% by'imirimo ku isi yakorwaga n'abantu. Ni ikibazo. None turiga kugira ngo tubone akazi? Reka imvugo yarahindutse, ahubwo turiga kugira ngo tumenye, ntabwo twiga kugira ngo tubone ibizadutunga ndetse n'ibizatunga umuryango wacu. Ibi ni ikibazo, aho usanga sisitemu y'isi igenda ihinduka buri kanya, aho usanga imvugo zigenda zinahinduka, dore yuko kera twari tuzi yuko kwiga ari ukwigira, ariko ubu ngubu kwiga ni ukumenya, ntabwo ari ukwigira. Mu mwaka w'2020 robo zari zimaze gukora imirimo y'abakozi ku kigero cya 85%, haba mu nganda zimwe na zimwe, haba mu mavuriro aho bifashisha AI ndetse n'amarobo mu kuvura abantu, aho usanga amarobo mu mwaka w'2020 robo zabashije kuba zavura ku kigero cya 95%, ariko ku bushobozi bw'umuntu wasangaga bwari bumaze kugera ku kigero cya 83. Urumva yuko harimo intera cyane, dore yuko abantu turi kwigira ubuganga. Ese ibi bizadufasha iki niba hari ibindi biremwa biturusha agaciro kandi bigenda bikorwa n'abantu? Ni ikibazo. Muri ibyo twatanga nk'ingero zifatika, ikizwi nka self driving car zifasha mu gutwara abantu no gutanga ibicuruzwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Izi ni imodoka zitwara bitabaye ngombwa yuko umushoferi yicara mu modoka, zigatwara zifite umutekano ku muvuduko wagenwe, zikagenda ku mutekano, ibintu byizewe. Ariko urasanga tugenda turushaho gutanga amafaranga yacu dushya dutanga ayo kwiga amaperime ndetse n'ibyangombwa byo gutwara, ariko tukirengagiza yuko hari imodoka z'ikoranabuhanga ziri kugenda ziyongera muri isi yacu ya none, imodoka zitwara kandi zihendutse kuruta uko umuntu yakoresha iyi modoka atwara ibintu ndetse anabigeza ahantu henshi hagiye hatandukanye. Icyitwa AI yifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'abantu bwagiye buzahaza abantu mu ngingo zabo z'umubiri zigiye zitandukanye, ituma abaganga bamwe na bamwe bagenda batakaza akazi, dore yuko izi AI zagiye zibarusha ku kigero kigera ku 10%. Urumva yuko ari ikigero kinini ku muntu waramasitarinze ubudogite ndetse akabona na diplome izwi nka doctora cyangwa PhD, diplome y'ikirenga. Ariko AI mu mwaka w'2020 zagaragaje yuko zifite uruhare mu gusimbura ibikorwa bya muntu. None turatanga amafaranga tukajya kwiga ubuganga, ariko tukirengagiza yuko hari ibiturusha ubwenge ndetse bibasha kutuvura bitabaye ngombwa yuko bikoreshwa ku giciro gihanitse cyane. Hari ingaruka zikomeye bino bintu rero biri kugenda biteza muri isi ikataje iterambere, isi y'amarobo, isi yatekerejweho ikizwi nka virtual world.
Murakaza neza rero mu isi yatekerejwe, isi ya virtual world, isi y'iterambere, isi yiganjemo amarobo. Ingaruka zikomeye rero bigomba guteza, hari ugutakaza akazi ku bantu bafite ubumenyi buringaniye. Nta gushidikanya iyo abanyeshuri barangije baricara bakamera nk'abashumba baragiraga inka. Gusumbana ku bafite ikoranabuhanga ndetse n'abatararigeraho neza. Ibi ngibi ufite ikoranabuhanga niwe urusha undi agaciro, dore yuko ikoranabuhanga ari kimwe mu imari ndetse n'igishoro muri iyi si yacu ya none ndetse n'ahazaza hayo. Kwiyongera kw'abashomeri mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere nk'uko byagiye bigaragazwa n'iki kigo cya World Economic Forum, byagaragaje yuko ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere 43% by'abanyeshuri basoza barabura akazi ndetse ntibabashe kuba bagera mu kazi. Nta burambe ndetse n'ubumenyi bafite ntibuhagije mu gukoresha iri koranabuhanga, n'isi yacu igenda yiganzwa cyane n'ikoranabuhanga. Ese ubwo kwiga mu bihe bizaza bizaba bimeze bite? Uburezi bwatekerejweho bizwi nk'isi nshya iri kugenda yimakazwa nka virtual world, kwigira kuri metaverse. Aha haragaragaza yuko hazaza h'ubumenyi hashobora kuzashingira ku isi itekerejwe ikizwi nka virtual world, aho abanyeshuri bazajya biga mu ikoranabuhanga bafite ibikoresho bisanzwe bizwi nka virtual reality cyangwa vare mu ndimi z'icyongereza. Ibikoresho bigenda birushaho gufasha umunyeshuri mu gusobanukirwa neza isi y'ikoranabuhanga akiga bimworoheye, iyo ndavuga metaverse. Amasomo yihariye, aho kwiga ibintu byose nk'uko byagendaga muri aya mashuri twiga amasekisiyo menshi agiye atandukanye, aho usanga umunyeshuri yiga amasomo agera muri 18 ageze muri segonderi, ndetse agakomeza n'andi masomo muri kaminuza igize nka filozofi ndetse n'andi masomo yagiye akurikira. Aho kwigisha ibintu byose, amashuri azibanda ku bushobozi bwihariye ku muntu n'ibyo ashobora gukoresha ku isoko ry'umurimo, aho kwiga byo kugira ngo amenye, ahubwo aya masomo agiye kwibandwaho muri iyi si igiye gukurikira azajya yibanda ku bushobozi bw'umuntu ndetse n'icyo ashobora gukora mu gihe kiri imbere. Hanyuma se kwigishwa na artificial intelligence cyangwa ubwenge karemano, ibyo bizahindura iki? Mwarimu ashobora gufashwa na porogaramu za AI cyangwa artificial intelligence, ubwo ndavuga ubwenge karemano, zifasha mu gusobanurira abanyeshuri amasomo kandi zikabamenya aho buri wese agomba kuba afite imbaraga nkeya. Hari imbogamizi rero biri ko kugenda bitanga uko bukeye uko bwije. Muri ibyo twavuga nko gusumbana kubabona uburezi mu bihugu bikenye, ndetse n'ubushobozi buke bwo gukoresha ikoranabuhanga mu mashuri y'ibihugu byihuta mu nzira y'iterambere. Kwiga kwagiye guhinduka kuva mu bihe bya kera kugeza ubu, kandi impinduka zirakomeza kwiyongera uko bukeye uko bwije. Ariko ubutumwa bukomeye ni uko kugira ngo umuntu atazasimburwa n'ikoranabuhanga, agomba kwiga uburyo bwo gukoresha ibyihariye ku ikoranabuhanga, ndetse akiga iby'ikoranabuhanga ritazabasha gushobora mu gihe cyacu cya none ndetse n'ikizaza. Twifatanyije n'impinduka z'iki gihe, turonka ubumenyi bwo guhangana n'udushya, dushanga udushya ndetse tunahangana n'ikoranabuhanga rigenda ryiyongera mu isi yacu y'iterambere. Tekereza nawe icyo ugomba gukora ndetse n'icyo ugomba kwihuguramo, icyo ugomba gutekereza kwiga kugira ngo amarobo atazagusimbura ku kazi, cyangwa ubwenge karemano kizwi nka artificial intelligence muri iyi si yacu ya none izwi nk'isi igiye kuba virtual world cyangwa isi yatekerejweho kuva na kera. Twifatanye hano ku Ityazo TV, ukanda subscribe, aho tuzajya tugufasha gusobanukirwa n'imiterere ndetse n'iterambere rishya mu isi ihinduka uko bukeye uko bwije. Njye wabagezagaho kino cyegeranyo, nta gushidikanya ni Callixte Mutabazi Arindoce. Turabakunda cyane kandi tunezezwa no kubamurikira iyi si tugezemo, isi yatekerejwe, isi yiganjemo amarobo. Murakaza neza mu isi yatekerejwe ikizwi nka virtual world. Nimuze mu isi y'ikoranabuhanga, muze duhangane n'amarobo ndetse duhangane n'ubwenge karemano bugenda bugaragara uko bukeye uko bwije. Ndabakunda cyane.